neza mwese mudahwema kubana natwe umunsi ku munsi turi nimugoroba burije ariko kandi ntabwo umukozi w'Imana Bishop message agambiriye gutambutsa yayisubizayo niyo mpamvu twemeye gukora ikiganiro ubwije. Bishop uraho neza? Muraho Yesu ashimwe. Yesu ahimbaze. Suza abakunzi bacu. Muraho neza abakunzi bacu mudukunda kandi mudukurikirana ku biganiro dukora buri munsi. Turabashuhuje mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Amahoro y'Imana nabane namwe ndetse n'imiryango yanyu. Urakoze cyane kudusuhuza kandi abakunzi bawe nabo bagusuje bakumvise. Sasa ndagira ngo uyu munsi tukwakire nk'umuhanuzi. Ubugiye guhanura kuko watubwiye ko ufite message ariko mbere yo kuzitambutsa. Yego. Besho banze senge Imana pe. Uko no kuri kabisa reka mbanze niragize Imana imbe hafi nshoboze ime n'ubwenge kuko undi yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo imbaraga. Mwami Yesu turagushimye turaguhimbaje urera kandi urakiranuka uragahora ku ngoma iteka ryose. Tugirire neza nkuko wagiriye abatubanjirije ba mbere. Mwami nuduha umugisha mu byo dukora byose kandi utwemere numara kutwemera uduhe kwemerwa n'abantu. Data wa twese mwiza Imana ihoraho ni wowe ugira ikintu urema nyuma yo kukiremukana gikomeza. Turemera ibikomeye, turemera ibifatika, turemera ishimwe rikomeye. Mwami Yesu nudushigikire ube mu ruhande rwacu. Mwanditsi yaravuze ngo uri mu ruhande rwacu mubisha wacu ntawe. Aravuga ngo kandi nta ntwaro baciriye kuturwanya zagira ikintu dutwara. Duhagaze mu ijambo ryawe kandi ijambo ryawe rirakomeye kandi ijambo ryawe n'ububasha kandi ijambo ryawe nitabaza rimurikira ibirenge by'uwo wese uryemereye. Ntabwo badufite rero turakomeye kandi imitima yacu irakomeye. Nuhabwe icyubahiro kuri Imana mu ruhande rwacu. Tubisenze Imana mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane kubw'isengesho ryiza uduhaye. Reka tuguhereze umwanya utugezeho message Imana yaguhaye kutugezaho uyu munsi. Murakoze. Imana ibaha umugisha kandi ibahana umugisha n'abadukurikiye bose bari hirya no hino mu bice bitandukanye bigize isi. Turabizi neza yuko ubutumwa tuvuga byanze bikunze nabizi bamatwi ngo ntibabwumva ariko barabwumva. Hanyuma rero dufite message n'ubundi tugarutse ku bihe nk'ibisanzwe uburundi bwimirije. Rero ku gihugu cy'u Burundi ngira ngo muramenyereye mbabwiza ukuri nta guca ku ruhande. Hanyuma rero abarundi n'abarundikazi ni musenge cyane. Musengere n'ubundi ku kwezi kwa gatandatu musengere n'ukwa karindwi yewe n'uko umunani musenge kubera yuko ayo mezi Imana iri buyakoremo ibitangaza kandi ayo mezi mwakiremwo na Dawidi. Hanyuma Imana nta muntu ushobora kuyivuguruza. Abavuga amagambo bose icyo yanditse yaracanditse. Imana irahambaye. Imana nta muntu n'umwe wayitanga imbere. Iyivuze ikintu ndetse umwanditsi we yaravuze ngo iyivuze ijambo arikurikirana ngo imyaka niyo yaba ibihumbi ariko isigwa ari uko ibisohoye. Rero nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Icyambere ndababwiza ukuri yuko Uburundi bugomba gutabara. Icya kabiri narababwiye yuko ibimenyetso bizaba kuri CNDD-FDD byaranabonetse kandi byaranagaragaye. Nababwiye ko gucanamwe kwa CNDD-FDD ari byo bimenyetso byo kurangira kwayo. No kuvuga ngo prime niyo ngabo ndetse na Ndikuriyo na Evariste Ndayishimiye. Aba bantu ntibari gucana waka. Aba bantu ntibari kubyumva kimwe. Hari ibintu bikomeye biteye ubwoba mwebwe mutazi. Nimutegereze mugiye kubibona. Ndababwiza ukuri hagiye kuba ibintu bidasanzwe ku buryo Uburundi byanze bikunze CNDD irarekura. Bajya bavuga ngo ntitubaha ngo caratuvunye. Ntago abo cafunye ari mwebwe mwenyene.
twese cyaratuvunye ni icyacu none se igihugu ni icy'abasende defde nese abarundi bose mwarabera iminye cyabaye icyanyu ryari ntabwo abo cyavunye ari mwebwe mwenyine uyu munsi abantu bari kurya ubusa uyu munsi abantu bari kubura uko babaho bari kubura ubuzima bari kubura icyo barya n'icyo bagaburira abana igihugu kiri mu bukene budasanzwe utekereje ko bo kitabavuna nabo barapfunitse nabo barapfunitse hanyuma uyu munsi bari kugenda n'amaguru bakabaye bagenda n'imodoka imana ishimwe yuko imana igiye kurangiza ibyo bibazo ariko abarundi bari baharuhiye abarundi bararushe uzi kugenda n'amaguru kandi imodoka zihari igihugu kitagira esanse igihugu kitagira umuriro kitagira amazi ese ubundi kiracyari igihugu cyarabavunye cyarabananiye ntabwo cyabavunye muratubesha hari abandi cyavunye rero birenze ikindi cya kabiri abasirikare mwamariye ku rugamba ese ubundi muzarwanisha iki ese ubundi intambara muzayishobora mute ko mwabamariye ku icumu hariya muri Kongo ndababwiza ukuri yuko mwebwe mwaguye mu mutego ntimwabimenye imana yarabirangije kandi yaranabarangije namwe ubwanyu none se ko mwabamariye muri Kongo none se muzitabara mute uretse ko nta mbaraga muzabona rubura kigongwe ntizaborohera nta mpuhwe nta mbabazi rero abarundi n'abarundi kazi musenge cyane aya mezi muyasengere kuko harimwo gupfa kw'abantu benshi harimwo n'intsinzi ku bantu benshi harimwo ibihombo bya bamwe harimwo n'inyungu z'abantu abarundi ni mwebwe mujya muvuga ngo atagapfuye ntagakira atagasohotse ntakinjira none se muragira ngo bizagende biti hagomba kubaho ibitambo by'abantu so ndababwiza ukuri rero ibintu birakomeye amazi si yayandi ibintu bigeze aho bikomera Vestine na Dorcas bararirimbye ngo urugamba rugeze mu mahina ndababwiza ukuri ibyo mwivugisha byose muvuga ngo ndabesha uku kwezi kwa gatandatu kwenda kurangira n'ukwa karindwi n'ukwa munani turi kumwe ninjye namwe ibyo muvuga byose mwivugisha ngo arabesha bigiye kumenyekana ngo nuwagiriye nyirabukwe mu kuzimu ngo byaramenyekanye bigiye kumenyekana hazamenyekana umunyakuru wari we n'umunyakinyomu wari we uwubesha wari we n'uwutabesha wari we ariko ndabizi ko nje ntabwo nzatsinda kuko twebwe twatojwe mu buryo bukomeye turi ingabo za Kristo kandi twatojwe n'umwami Yesu umuntu yatojwe n'umuntu yatsindwa yananirwa ariko uwatojwe n'Imana none se Neva yigeze avuga ngo ese ngo dogiteri ngo we ngo yigishijwe nani ngo ariko mana yawe agira ibibazo bitabaho biri sansinike bitari sanse none se nkubaze niba uwatojwe n'umuntu agira agaciro akagira imbaraga akarwana akaneza uwatojwe n'Imana utekereza ko bimeze bite ariko kuko Imana muyisuzugura ariko kuko Imana mutayeme kuko Imana mutayiha agaciro niba mutoza abasirikare mukabohereza ku rugamba bakarwana haleluya none se utekereza ko uwo yatojwe n'umuntu angana n'uwatojwe n'Imana ese utekereza ko Kristo atari ingabo irenze ingabo zose dufite mu isi utekereza ko Imana hari umusirikare uyirusha imbaraga none umuntu yatojwe n'Imana niwe wumva ko wasuzugura niwe wumva ko nta gaciro afite nagira nkubwire na wowe Marite warahubutse waribeshe cyane wataye umurongo subira ku isoko wowe uratesha agaciro umuntu yatojwe n'Imana ugaha agaciro watojwe n'abantu nawe ugiye kubona ibihembo by'abantu reka mbabwire umuntu wese umwami yakoreye niwe azamuhemba umwami mukorera niwe azabahemba ibi muza mutubesha mutubwira ngo ibiki n'ibiki biraje bimenyekane wowe urafata uwatojwe n'Imana ukamwitiranya n'uwatojwe n'abantu none ari abantu ari n'Imana ninde ukomeye ninde ushoboye ninde ufite imbaraga ibi byose tureba ko twabihawe n'Imana ibi byose imisozi n'ibibaya ko byaremwe nayo ibi byose tubonesha amaso byaremwe nayo byose ni imbaraga zayo none umuntu bimeze bite ko numva ari we muha agaciro
none wowe uri mu ruhande rwani wewe wegamiye he ukorera ndase bazi niba utangiye gushyigikira abatozwe n'abantu ukaba uvuye ku mana n'abantu bayo wewe se uragana he urerekeza hehe narimbuze ngo garukira ugeze kuko bitari uko gakubayeho uzabaza abantu barenga 5 banyubahutse ndetse barenga 10 uzabaza uyu munsi aho bageze imbaraga zose bari bafite uyu munsi ziri hasi uyu munsi agaciro kabo karazimanganye uyu munsi agaciro kabo twarakabuze uyu munsi abantu bataye agaciro abantu basubiye hasi batangira azero none wowe uri nkande uri muntu ki wewe uri muntu ki wewe unyubahuka so ndakubwiza ukuri ibi bihe tugezemo ni ibihe byo kugira ngo hamenyekane umunyakuri n'umunyakinyoma ni ibihe byo kugira ngo hamenyekane uwayikoreye n'utarayikoreye uwuyubaha n'utayubaha ibyo mwivugisha byose biraza gusobanuka dore amezi nabahaye yageze hasigaye iminsi mike cyane hasigaye igihe gito cyane mugahinyuka igihe ni gito cyane mugahinyuka so kubw'ibyo rero ntabwo ndi butindane namwe icyo narinje kubabwira ngo mube maso kandi mutegereze igihe kirageze isezerano ni ryarindi ntihagire muntu n'umwe kireka abatabizi babandi Bibiliya ivuga ngo abatabizi bishwe no kutabimenya mutuze kandi mutegereze abo turi kumwe munyizere kandi mwizere Imana aya magambo na Kristo Yesu yaravuze ngo mwizere Imana nanjye munyizere mu rugo kwa data hari amazu menshi iyo abatahari mba mbibabwiye nanjye ndababwije ukuri uwantumye n'umugabo ukomeye uwo nkorera n'uwo kwizera ijambo rye ni ijambo ry'agaciro nta muntu n'umwe mu bari mu isi warivuguruza niwe wenyine uvuga bikaba yategeka bigakomeye avuze ngo bayi ibyawe bihita birangira avuze ngo ngwino uraza yavuga ngo genda ukagenda nukuvuga ngo avuze ngo baho nta wakwica ariko avuze ngo nta nuwakurengera nta nuwagukiza so Imana ibaha umugisha 0785864705 niyo nimero wambona cyangwa se ukaba uri hanze y'iki gihugu shiraho akamenyetso ko guteranya 250 5 plus 250 78 58 64 705 mugira amahoro y'Imana naho utaha